Yes, alright, reka nizere ko umeze neza cyane ndetse nkubwire ko ukomera kugira ibihe byiza niba waradukunze ugakora subscribe ni byiza cyane ndetse natwe turabyishimira umunsi ku munsi. So reka nkubwire ngo welcome in the show. Niba utarayikora ariko yikore, ndavuga subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro bitandukanye bijye bikugeraho 5/5. Bayita rwani on. Hanyuma ibiganiro byo turabiguhereza uko bwije n'uko bukeye. Icyo twifuza ko nuko ugomba gukunda ibiganiro byacu kandi biba ari nta makemwa. Niba uzumva we uzanyure muri comment bitakunogeye utwara igihe tubwira ati muhindure ibi, dukunda inama zanyu, dukunda uburyo mutwitaho. So nje hano rero ubundi like hano ni mu myidagaduro, tuvuga news, myidagaduro, tuvuga byacitse, tuvuga whatever, ibintu byose. We are here for giving you what you need. Ko namwe rero muri gutwumvira mu nce zitandukanye munezerewe cyane. Hari ukuntu ntangiye nawe ushobora guhita uvuga ati nibyo. Hanyuma rero ikinzanye nta kindi, ntabwo nakubwira ngo ndaca ku ruhande cyangwa nkomeze mbanze nizuyazeho. Nje kukubwira ko umugabo bita KNC wumvishe stories ziwe nyuma yuko afashe umwanzuro akavuga ati abanyamakuru ngiye kubatangariza ikintu gikomeye. Aravuga ati kugeza aka kanya Gasogi ndayiseshe, ati n'umwanzuro utisubirwaho ndetse navuga yuko ndi kwicuza. Icyo ni ibyavuzwe n'umugabo KNC Empire, umwe mu bagabo hano bavuga yuko bahagarariye imyidagaduro bitewe n'uburyo ashyushyamo imyidagaduro arayishyushya imyidagaduro yo arayishyushya, ntago ibyo ngibyo ndi bukubeshye habe na gatoya. Hanyuma rero ushobora kwibaza ko yavuze ibyo ngibyo akavuga yuko ikipe ayisheshe, wowe utuzaniye iyihe nkuru? Amakuru mashyashya nje kukugezaho nuko uwo bita KNC yamaze kwisubiraho ku cyemezo yari yafashe nyuma yo kuganirizwa. So reka mbazenitsemo gato nze nkubwira what is going on, byagenze gute kugira ngo KNC yisubira. Kaze mu kiganiro, komeza ubane natwe. Yes, twagarutse, tumeze neza cyane. Hanyuma nandi ukubwira KNC byagenze gute kugira ngo yongere gufata icyemezo cyo kwisubiraho. Hanyuma KNC amaradiyo menshi yabanje kumuvugisha nyuma y'ikafashe icyemezo, baravuga bati oya KNC ari kubeshya, KNC ntabwo yakora ibi bintu. Ariko mu bigaragara KNC yaje gutanga ibaruwa mu buyobozi bukuru ndetse anavuga impamvu nyamukuru ahisemo ko ikipe ye ivanwa mu irushanwa, ivanwa mu makipe azwi hano mu Rwanda. Ariko KNC yaravuze ati niba ndi mu bantu bababaye, nanjye ndi umwe mu bantu bababaye cyane. Ntabwo rero kumbwira ngo urababaye, ariko ibyo yabivuze kubera ko hari abakunzi ba Gasogi United bari bamaze kuvuga yuko barananiwe, ntago bumva umutima wabo unezerewe kumva bari kumva ko Gasogi itakiri ikipe. Hanyuma rero ibaruwa yaratanzwe nyuma yo gutangwa, uwo bita KNC arategereza. Nyuma yaje kwakira telefone imuhamagara, arayakira. Telefone yamuhamagaye mubazaga iki? Nta kindi yabazwaga uyu mugabo ukomeye cyane mu myidagaduro hano mu Rwanda. Yabanje kumusaba kureka kino cyemezo. KNC akomeza kudashidikanya ku cyemezo yafashe, gusa haje gukomeza kuzamo n'inzego zindi zimwumvisha ko ibintu arimo ni ugukunda igihugu, ni ukubaka igihugu, ni ikintu cyiza ndetse banishimira cyane. KNC rero aza kugira gutya abatega amatwi mu biganiro rero bagiye bagarukaho. Bamwumvishije yuko kuba yasiba cyangwa agashesha ikipe ye ndetse ikunzwe n'abanyarwanda ndetse ifite umumaro ku banyarwanda atari ikintu gitoya. Hanyuma KNC namo abereka ko ari muri business, kuba yakora ibintu bitari kwimprovinga nacyo cyaba ari ikibazo, cyaba ari ikintu gikomeye cyane. Baza kumwereka
impamvu nyamukuru zituma agomba kugarura ikipe ndetse banamwemeza bimwe mu byasojwe, wenda ntashaka kwiziringa mu magambo, mu byasojwe ku cyemezo cyatumye ngo bita KNC ahitamo kongera kwisubiraho ku cyemezo yafashe, ni uko bamusezeranyije ko ibibazo byose ndetse n'ubutabera yasabye bagiye kujya babikurikirana, ndetse buri kintu cyose cyavuzwe abantu bakajyanwa mu nkiko bakareba, cyane ko bari n'ibimenyetso, imipira yabaye n'ibindi byabaye, bazajya babigaragaza mu rukiko. Uwakoze amakosa yigiza nkana kubera ubushobozi n'ububasha afite akajya abihanirwa. Ngaye nguko nicyo cyatumye uwo bita KNC imfura y'iwacu yongera kwisubiraho, akavuga ati reka ndeke Gasogi yongere yigaragaze, yongere ikomeze ikubita udukipe ndetse ibyishimo bikomeze kuba intego. Hanyuma hano ari nyuma y'uko KNC afashe kino cyemezo, hari abantu benshi bakomeje kutishimira icyemezo yafashe, baramubwira ati ibyishimo wadusezeranyije kuki uhise ubicamo kabiri. Hari n'uwanditse ati KNC icyemezo wafashe ndakumva pe urababaye, atariko ibi bintu ntago ari byiza. Hari n'abanditse bamubwira yuko wenda ibi bintu ari gukora adakomeje, ariko KNC yarakomeje mu buryo bukomeye ndetse cyane. Gusa yaje kuganirizwa, yaje kwicazwa ndetse ahabwa icyizere muri ibi bintu yinjiyemo. Ni benshi cyane, ni benshi batari bishimiye ko Gasogi isenyuka, ariko se wowe ntabwo wari ubyishimiye? Hanyuma nawe jya muri comments utubwire niba wishimiye kugaruka kwa Gasogi, niba wishimiye ku cyemezo KNC yaje kuganirizwa agafata. Nitwa Badman MC Robert, njye ndi ready for giving you update muri iyi myidagaduro, muri aya makuru agezweho ndetse n'ibyinshi cyane. Nshobora kuza kubwira amateka y'ibintu runaka, so niyo mpamvu n'ubu bangarutse kuri aya makuru ari kugenda vuba. Thank you so much. Reka nkubwire ngo wibuke gukora subscribe, twigire hejuru tuzamuke. Ndabakunda kandi genda bishimye.